Ndagusuhuje kandi nkwifurije ibihe byiza cyane. Nk'ibisanzwe iyi ni televiziyo yitwa Six Part TV. Iyi ni channel rero ikugezaho ibiganiro by'uruhehemure. Uyu munsi twaguteguriye kuri vitamine C. Uri kumwe nanjye Tuyizere Bonheur. Iyi ni vitamine rero nziza cyane abatuye isi twese duhatirwa gukonsoma kuko iyi ni vitamine isohora imyanda mu mubiri wacu. Murabizi ubuzima tubayemo bw'iyi minsi turi gukunda guhura n'ikibazo cy'imyanda myinshi mu mibiri yacu. Murabizi abana b'inshuti banyu mwumva ngo arwaye infection zo mu maraso, infection zo mu ruhago. Ibyo byose ni ukubera iyo myanda. Iyo myanda rero igenda ituruka mu bintu bigiye bitandukanye, harimo nko mu mafumbire bateresha imyaka yacu, umwuka wanduye. Ikindi kintu nakubwira ni nk'imiti imwe n'imwe nayo ishobora kutuvura ariko ikadusigira izindi ngaruka. Bityo rero urumva ko iyi vitamine C ni nziza cyane, urayikeneye kugira ngo nawe ugire amagara. Ikindi kintu nakubwira, iyi vitamine izamura ubudahangarwa bw'umubiri, ukaba utari wa muntu ufatwa n'agacurane ugahita uremba. Iyi vitamine nanone ifasha cyane mu kuba amakuru yahererekanwa mu bwonko bwacu kuva mu kanyangingo kamwe ugera mu kandi nta nkomyi. Si ibi gusa rero, ifasha cyane no mu bwiza bwacu. Ba bantu bakunda kuba beza, mukunda kugaragara neza, nakugira inama yo konsoma ibi biribwa bitanu ngiye kukubwira birimo vitamine C ku rugero ruhambaye, kuko ifasha mu ikorwa rya poroteyine yitwa collagene. Iyi ni nziza cyane kuko ituma uruhu rwacu ruguma rutoshye, ntiruzane iminkanyari mu buryo bw'imburagihe, cyangwa se ntirwumagare, nyine ugasanga ufite po nziza nk'uko bajya bakunda kubivuga. Iyi ni vitamine cyane nanone idufasha mu kuba twakirinda indwara z'umutima. Ifasha cyane mu kuba utuntu twaje ku mubiri wawe nk'udusebe twakira vuba bitagusabye ibintu byinshi, cyangwa se ngo usange uvuye amaraso menshi cyane. Kandi nanone ifasha mu buzima bwacu bw'amenyo, mu kuba amenyo yawe yakomera, ndetse no mu kuba amagufwa yawe yakomera nta kibazo ufite cyane. Rero nanone iyi ni vitamine ifasha cyane umubiri mu kuba wakurura ubutare buri mu biryo tuba twariye. Ubu butare turabukenera cyane kuko nibwo bufasha umubiri wacu mu kuba wakora insoro zera. Ibi ni byiza cyane kuko biturinda kuba twahura n'ikibazo cy'amaraso makeya ikizwe nka anemia. Iyi vitamine C rero ubundi ku bagabo baba bakeneye byibura miligarama 90 ku munsi, abagore bagakenera 50. Rero aha naguteguriye ibiribwa bitanu bishobora kuboneka mu Rwanda bibamo iyi vitamine C ku rwego ruhagije. Ikiza ku mwanya wa gatanu ni indimu. Iyi ndimu iri mu biribwa bibonekamo iyi vitamine C rero, kuko ibonekamo miligarama 45. Iyi ni 50% y'iyo umubiri ukenera ku munsi. Iyi ndimu rero abashakashatsi bagaragaje yuko inafasha cyane mu kwirinda ibibazo bijyanye n'umuvuduko ukabije w'amaraso. Ikindi kiribwa nakubwira ni brokoli. Izi brokoli ziri muri famiye imwe n'amashu. Iyo ibonekamo miligarama 51. ubwo ni 57% y'iyo umubiri ukenera ku munsi wose. Izi rero brokoli byagaragajwe yuko kuzirya cyane bishobora kukurinda kanseri zigiye zitandukanye. Aha nanone ikindi kiribwa nagarukaho nihuta cyane ni amaronji. Aya maronji yo abonekamo miligarama 83. ubwo ni 92% y'iyo umubiri ukenera ku munsi wose. Aha rero ubwo nkubwiye amaronji ushobora kugira amatsiko kuri manderine. Iyi manderine nayo ibonekamo miligarama 24. ubwo ni 27% y'iyo umubiri ukenera ku munsi wose. Rero nkomereje kuri strawberries cyangwa se inkeri. Izi zo zigaragaramo miligarama
90 ubwo ni 108% y'iyo umubiri ukenera ku munsi wose. Nanone rero muri izi nkeri bitewe n'ibintu bigiye bibonekamo cyane nka vitamine B6 izwi nka folate, byitwa manganese, iyi nanone ifasha cyane mu kuvura umutima, diyabete ndetse n'umubyibuho ukabije. Ikindi kiribwa nakugarukiraho ni amapera. Amapera yo agaragaramo miligarama 125, ubwo ni 138%. Ikindi kintu rero nakubwira ku mapera gitangaje ni uko hari ubushakashatsi bwakozwe mu 2016 bwagaragaje ko byibura kurya amapera 7 ku munsi byibura mu byumweru 6 bishobora kukugabanyiriza amahirwe yo kuba warwara umuvuduko ukabije w'amaraso, kandi ibi byagaragaje yuko birinda cholesterol mbi mu mibiri yacu, ariyo cholesterol ishobora kuguteza ibibazo bigiye bitandukanye by'umutima. Ikiribwa nasorezaho rero kiri ku isonga hano ni pavuro. Izi pavuro rero zibonekamo miligarama 342 za vitamine C. Iyi ni 380% y'iyo umubiri ukenera ku munsi wose. Murumva rero vitamine C ni nziza cyane. Ikindi kintu nakubwira cyo kwitondera hano, nk'aha ku mapera, mu gihe ugiye kuyakonsoma ugomba kuba shuwa yuko ufite igifu kizima, kuko aha bishobora kugutera ikibazo cy'igifu. Kandi ikindi kintu nakubwira kuri vitamine C ni ukuyikonsoma mu rugero, kuko iyo ibaye nyinshi cyane mu mubiri ishobora kuguteza utubuye two mu mpyiko. Nshimiye wowe twabanye, nkwifurije ibihe byiza. Aka ni agace k'ubuzima twari turimo. Mu gihe bavuze ngo nta myaka 100, aha tuzaboneramo yuko ukurikije tips tuzagenda tuguha, imyaka 100 yakunda rwose kuyigira. Ngaho rero gusharinga bigira ibyawe, usharinge no ku bandi aya makuru wiyihereranye. Mwari kumwe na Tuyizere Bonheur, umuhungu wanyu kandi akaba uw'Imana.